Wari uzi ko hari amakode umuntu ashobora gushyira muri telefone yawe akajya kwiba amakuru atandukanye, n'amajwi y'ibyo uvugira kuri telefone, ubutumwa wakira n'ubwohereza ndetse n'ibindi. Ikibabaje ni uko nawe ushobora kuba uri umwe mu bibwa amakuru muri ubwo buryo, cyane ko telefone yawe itapfa kubikwereka kereka nawe hari andi makode wanditsemo. Ku mpera y'iyi video uraza kuba uzi kureba niba amakuru yawe yibwa cyangwa se uko wabihagarika mu gihe urasanga biba, cyane ko ari amakode yoroshye kandi nta interinete bisaba. Ariko kandi ntabwo turi bwibande ku bijyanye no kwiba cyangwa kurinda amakuru gusa, ahubwo ndaza kukwereka n'andi makode y'ingenzi agufasha kumenya neza ibijyanye na telefone yawe ndetse n'imikorere yayo muri rusange. Reka tubirebere hamwe nyuma y'akananga gato. Ku mwanya wa mbere turahasanga kode akanyenyeri urwego akanyenyeri urwego 729 urwego akanyenyeri urwego akanyenyeri. Iyi yitwa pet code. Iyo ukimara kuyandikamo hariya aho uhamagarira hahita hazaho akantu kariho ipusi n'imbwa, ituma iyo umuntu aguhamagaye hazaho ipusi. Ni kode nziza ku bantu bakunda inyamaswa. Noneho kubihagarika urongera ugakanda ya kode nanone akanyenyeri urwego akanyenyeri urwego 729 urwego akanyenyeri urwego akanyenyeri. Ku mwanya wa kabiri turahasanga kode akanyenyeri urwego 06 urwego. Iyi ikaba ari kode ikwereka icyitwa email. Buri telefone ikiva mu ruganda ihabwa icyitwa email. Iyi ikaba ari imibare yihariye buri telefone bifite, ntishobora kandi kuyihuza n'indi. Ni byiza ko ugira ahantu yibika kuko yazagufasha kumenya aho telefone yawe iherereye mu gihe wayitaye cyangwa se yibwe. Ariko nanone ntago ari igitekerezo cyiza kuba wayifotora ukayibika nko muri telefone yawe, kuko umuntu wundi aba ashobora kuba yayibona akaba yagira ibyo akorera kuri telefone yawe utabizi. Ku mwanya wa gatatu turahasanga akanyenyeri urwego akanyenyeri urwego 426 urwego akanyenyeri urwego akanyenyeri. Iyi ikaba ari kode iguha amakuru ajyanye na Play Store yawe cyangwa se ububiko bw'amaporogaramu. Ku mwanya wa kane turahasanga akanyenyeri urwego akanyenyeri urwego 7780 urwego akanyenyeri urwego akanyenyeri. Iyi akaba ari kode navuga ko iteye ubwoba kuko iforumata telefone yawe kamera neza nk'uko wayiguze imeze. Niyo mpamvu nakugira inama yo gutekereza kabiri igihe ugiye kuyikanda. Ku mwanya wa gatanu turahasanga kode akanyenyeri urwego akanyenyeri urwego 4636 urwego akanyenyeri urwego akanyenyeri. Iyi ikaba ari kode iguha amakuru atandukanye ya telefone yawe nka email rezo uri gukoresha cyangwa se uko wagiye ufungura ama application n'ibindi. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga akanyenyeri urwego 21 urwego. Iyi ikaba ari kode y'ingenzi cyane igufasha kumenya niba ntawe ukumviriza cyangwa se wiba amakuru yawe. Iyo hose hajeho not forwarded aba ari amahirwe kuko nta handi amakuru yawe aba yoherezwa. Iyo hari aho yoherezwa rero bahita bakwereka nimero ya telefone yoherezwaho. Ikindi iriya kode ababona ubutumwa bwawe cyangwa amajwi yawe ariko atasubiza. Ku mwanya wa karindwi turahasanga kode akanyenyeri urwego 62 urwego. Iyi nayo akaba ari kode ikwereka umuntu uba ufite ubushobozi bwo kwitaba cyangwa se gusubiza message zawe. Iyi kode ayitandukaniye niyo hejuru nuko biba byarenze kubona amakuru yawe, ahubwo nawe akaba afite ubushobozi bwo kuba yanasubiza. Ku mwanya wa 8 ni urwego 002 urwego. Iyi ni kode ihagarika burundu ibwa ry'amakuru ayo ari yo yose. Mu gihe wumva utizeye neza niba ntawe ukwiba amakuru wayikanda. Burya kwirinda biruta kwivuza, cyane ko ntacyo yangiriza mu gihe uyikanze kandi atibwa. Reka noneho twinjire mu gice cya kabiri cy'amakode yo guhuza telefone yawe n'iyundi bitewe n'impamvu runaka wenda mukorana cyangwa se n'izindi. Ku mwanya wa mbere hari akanyenyeri 21 akanyenyeri nimero urwego.
Iyo wemejemo iyi kode, iyo baguhamagaye ya nimero washyizeho iba ishobora kumva ibyo urimo kuvuga ako kanya igihe witabye, cyangwa se na mesaje agahita ayibona. Iyo ukanze urwego 21 urwego uba ubihagaritse by'agateganyo, kuko za nimero wemejemo telefone iba ikizibitse ahantu runaka. Akanyenyeri 21 urwego, iyi ni kode ituma wongera kwemezamo ya nimero wari washyizemo mbere, ikongera ikumva ibyo uvuga. Icyitonderwa, iyi kode uyikoresha ari uko wari warashyizemo nimero izajya yumva ibyo uvuga, hanyuma ukabihagarika by'agateganyo ukoresheje ya kode tumaze kubona haruguru. Noneho urwego 21 urwego, iyi ni kode ituma ubivanamo burundu, ku buryo noneho igihe baguhamagaye nta yindi nimero yakumva ibyo uvuga. Byumvikane ko wongeye ugakanda akanyenyeri 21 urwego nk'uko twabibonye ko yongera kubyemeza kuri telefone wari warashyizemo mbere bitakunda, kuko telefone iba yamaze gusiba za nimero wari wemejemo. Ku mwanya wa kabiri hari akanyenyeri 61 akanyenyeri nomero urwego. Iyo ushyizemo iyi kode ituma igihe telefone yawe itabashije kwitaba, noneho ya yindi wemejemo ishobora kukwitabira. Ushobora nko kuyikoresha nk'igihe ukorana n'umuntu ukaba wamwemezamo ku buryo nka telefone z'akazi yazajya zitaba igihe wowe ufite akazi kenshi. Urwego 61 urwego, iyi ni kode yo kubihagarika by'agateganyo, kuko za nimero wemejemo hari ahantu telefone iba yazibitse. Urugero rw'aho wayikoresha wenda nka telefone y'akazi muri weekend, cyangwa se mu masaha atari ay'akazi hari abandi bantu bawe basanzwe baguhamagaraho, ukaba wakandiye kode kugira ngo igihe bakubuze wa wundi mukorana ataba ari we witaba. Akanyenyeri 61 urwego, iyi ni kode ituma ya nimero wemejemo yongera kwitaba telefone zawe igihe utabashije kwitaba. Ukibuka ko iyi kode ikora gusa ari uko wari wemejemo nimero izajya kwitabira, nyuma ukaza kubihagarika by'agateganyo ukoresheje kode yo twabonye haruguru. Urwego 61 urwego, iyi ikaba ari kode ibihagarika burundu, igahita inasiba za nimero ku buryo igihe wakongera gukanda ya kode tumaze kubona haruguru bitakunda, keretse gusa wongeye gushyiramo nimero bundi bushya. Iyi kode twarebaga hejuru ni igihe utabashije kwitaba telefone cyangwa se missed call. Ku mwanya wa gatatu turasanga akanyenyeri 67 akanyenyeri nimero urwego. Iyi ikaba ari kode ituma igihe telefone yawe uri kuyivugiraho ya nimero wemeje ishobora guhita kwitabira. Iyi nayo ikaba ari kode nziza nko mu makampani agira abakiriya benshi, ku buryo baba bashobora guhamagara ari benshi bikagorana kuba babona uko babitaba. Urwego 67 urwego, iyi ni kode ituma ubihagarika by'agateganyo ariko telefone igakomeza kubika za nimero wemejemo ukoresheje kode tumaze kureba haruguru. Akanyenyeri 67 urwego, iyi akaba ari kode ituma wongera gusubiza ya nimero ububasha bwo kwitaba igihe wowe uri kuyivugiraho. Urwego 67 urwego, iyi ikaba ari kode ituma noneho ubihagarika burundu ku buryo telefone ihita inasiba za nimero uba waremejemo. Iyo umaze gukanda iyi kode byumvikane ko kugira ngo wongere kwemezamo nimero yakwitabira igihe uri kuyivugiraho aba ari ukongera gukanda akanyenyeri 67 akanyenyeri nomero urwego. Ku mwanya wa kane turahasanga akanyenyeri 62 akanyenyeri nomero urwego. Iyi kode ituma noneho igihe baguhamagaye nticemo, noneho iyo wemejemo ihita yitaba. Nk'igihe ugiye mu karuhuko wayemezamo uwo mukorana akaba yakitaba telefone z'akazi. Urwego 62 urwego, iyi ituma ubihagarika by'agateganyo ariko telefone igakomeza kubika za nimero zo wari wemejemo haruguru. Akanyenyeri 62 urwego, ituma wongera kubyemezamo kuri telefone wari warabyemejemo mbere. Urwego 62 urwego,
ni kode ituma ubihagarika mu gihe cya burundu ku buryo telefone nayo ihita isiba nimero wari warabyemejemo mbere. Ku mpera ntabwo nasoza ntongeye kukwibutsa kode ya 8 ariyo urwego 002 urwego. Hagarika ubwoko ubwo ari bwo bwose waba waremejemo bwo kwimura amakuru yawe nko guhamagara, message n'ibindi. Igihe cyose hari amakode washyizemo ukibagirwa uko bayakuramo, ujye ukanda iyi kode. Reka tugushimire wowe warebye iyi video kugeza irangiye, tukwibutsa ngo niba wayikunze ukande like, nayisangiza inshuti zawe nazo zimenyera aya makode. Niba kandi wifuza kujya ubona video nk'izi zikwigisha byinshi kuri telefone yawe, kanda subscribe cyane ko buri cyumweru tuba tugufitiye video nshya. Tunakwibutsa ngo niba ari ubwa mbere ubonye video zacu, ntugende utarebye izindi video ziguhugura ku bijyanye na telefone twakoze. Niba ari icyo wifuza ko twazakubwiraho ubutaha, twandikira hano hasi muri comment. Naho ubutaha. Aha, iyo uguze telefone nshya buri kimwe kiba kigenda neza. Urushywa no gukanda ahantu bigahita byijyana. Ariko se niko bikomeza kugenda nyuma y'amezi makeya uyiguze? Oya, telefone yawe itangira kugenda buhoro, kudatinza umuriro n'ibindi byinshi. Amakuru meza, uyu munsi nakuzaniye ibintu 14 ugiye gukora kugira ngo telefone yawe yongere yihute nk'uko wayiguze imeze ndetse inarusheho. Byose ni nyuma y'akanama. Icyambere, vanamo application udakoresha. Muri telefone yawe ufitemo ama application menshi kandi siko yose yakoresha. Hari nayo uba warakoreshaga mbere cyangwa warayaguranye na telefone ariko utayakoresha. Cyiza rero nuko wayavanamo. Ujya muri setting, ukajya kuri apps and notification, ugahitamo application udakoresha, ukajya kuri uninstall, cyangwa se niba ari app yazanye na telefone ukajya kuri disable. Hano kuri application yazanye na telefone, iyo ukanze disable ntabwo uba uyisibye, uba uyihagaritse gukora gusa by'agateganyo. Igihe wakumva wongeye kuyikenera usubira hahandi n'ubundi ugakanda kuri enable, ngahita yongera igasubirana. Icya kabiri ni uku-updatinga telefone yawe. Ubu ni uburyo wongera telefone yawe ubushobozi ukoresheje system nshya cyangwa se gahunda igenga imikorere ya telefone yawe. Ujya muri setting, ukamanuka hasi kuri system, ukajya handitse system update, ukajya kuri check update. Iyo nta system nshya ihari bahita babikubwira ngo your system is update. Cya gatatu, siba cache data. Buri application igenda ibika ibyitwa cache. Aya akaba ari amakuru ariko atari ingenzi cyane application igenda ibika kugira ngo ikore neza. Urugero, Chrome muri cache ibikamo password cyangwa se amakuru y'imbuga uba warasuye, ibyo tuzi nka history. Noneho uko usiba cache, ujya muri setting, ukajya kuri storage, ukajya kuri internal storage, ukajya kuri other apps, ugahitamo application ushaka gusibira cache, ubundi ukajya aho ngaho handitse clear cache. Cya gatanu, gukoresha application ziri updated cyangwa se intoya zishoboka. Application nyinshi zikunze gukora app nshya ziba zifite n'udushya kandi zinihuta kurushaho. Urugero, WhatsApp mbere ntiyagiraga status na video call, ariko ubu app ziri updated ziba zibifite. Urundi rugero, application menshi nka Facebook, Twitter, TikTok n'izindi ziba zifite utu app duto twazo dushoboka ari two twitwa light version. Ni byiza ko rero izo application arizo wazajya ukoresha, kuko uretse kuba zidatwara umwanya munini ziba zinihuta kandi zinakoresha data cyangwa se megabyte. Icya gatandatu, kugira ibintu usiba byibura ugasiga 10% bya capacity ya telefone yawe. Telefone ikenera space cyangwa se umwanya kugira ngo application akore neza. Iyo yuzuye rero ya application abura aho akorera, bigatuma telefone igenda gake. Ushobora kubisiba uciye muri settings,
ukajya kuri apps and notification, ukajya kuri see all apps, ubundi ukagenda ureba ama application udakeneye ukayasiba. Icya karindwi ni ugusiba ama widget. Ama widget ni biriya bintu biba biri muri background cyangwa se ahabanza muri telefone yawe. Aya ma widget rero akoresha umwanya munini muri telefone, ni byiza ko wajya uyasiba cyane ko nta n'icyo wamaze gihambaye. Uko ubisiba ukoraho cyane ubundi ukazamura werekeza kuri remove. Icyenda, gushyiramo memory card. Nk'uko twabonye ko telefone ikenera umwanya cyangwa se space kugira ngo ama application akore neza, byaba byiza mu gihe ufite telefone ifite umwanya muto ko washyiramo memory card kugira ngo yunganire telefone yawe. Icya 10, funga Bluetooth igihe utarimo kuyikoresha. Bluetooth ikomeza ishaka andi ma device cyangwa se ibindi bintu bikoresha Bluetooth nka radio, machine cyangwa se n'andi matelefone. Ibyo kandi bikaba bituma RAM cyangwa se ububiko bw'ako kanya bwuzura vuba, bigatuma telefone yawe igenda buhoro. Icya 11, kuristatinga telefone yawe. Nk'uko umuntu iyo amaze igihe kinini ataryama aba ashobora kunanirwa cyane bigatuma adakora neza, niko na telefone yawe wajya uyiha akaruhuko igihe utarimo kuyikoresha ukaba wayifunga, cyane ko bituma telefone yawe nayo ubwayo isiba amwe mu makashi idakeneye. Icya 13, guforumata. Mu gihe wakoze ibyo twabonye haruguru byose ariko telefone yawe igakomeza kugenda buhoro, wayiforumata kuko hari igihe telefone yawe iba yarafashe amavirusi ntubimenye. Ariko mbere y'uko uforumata telefone yawe, byaba byiza ibintu by'ingenzi ukeneye ubanje kubishyira kuri machine cyangwa se Google cyangwa se iCloud, ku buryo nyuma yo kuyiforumata wongera ukabigarura. Uko wabikora, ujya muri settings, ukamanuka hasi kuri system, ukajya kuri reset option, ukajya kuri erase all data factory. Icya nyuma ni ukuyijyana ku mutekinisi. Mu gihe wagerageje ibyo twabonye haruguru byose bikanga, byaba byiza telefone yawe uyijyanye ku mutekinisi akakurebera niba telefone yawe nta bindi bibazo ifite. Reka tugushimire wowe twabanye muri iyi video, tunakwibutsa ngo niba ushaka kujya ubona video nk'izi ziguhugura ku bijyanye n'ikoranabuhanga, by'umwihariko ibijyanye na telefone, kanda subscribe ujye wibonera video yacu nshya buri cyumweru. Niba kandi wumva hari icyo twazakubwiraho ubutaha, banza urebe kuri channel yacu, dufite video nyinshi dushobora kuba twaragikozeho. Usanze tutarabivuzeho watwandikira hano hasi muri comment, tukazaberaho muri video z'ubutaha. Wibuke gukora share usangiza abandi iyi video, ndetse no kubabwira iyi channel nabo basobanukirwe byinshi ku mikorere ya telefone yabo. Naho ubutaha. Smartphone ni igikoresho kimwe usangamo ibindi bikoresho ukenera mu buzima bwa buri munsi, cyane ko gidufasha mu bintu bitandukanye nko guhamagara, kumva radio cyangwa indirimbo, kureba filime, gusoma ibitabo cyangwa se kutubikira amakuru atandukanye. Ibi byose tubibona ku giciro gito cyane ari cyo gucaginga. Ariko se ducaginga dute? Muri iyi video tugiye kurebera hamwe impamvu atari byiza gucaginga telefone nijoro tugiye kuryama. Turaza kurebera hamwe kandi impamvu atari byiza gucaginga telefone yawe ngo yuzure 100%. Niba nawe uri umwe mu babikora, nawe uri umwe mu bagenewe iyi video. Ku mpera yayo kandi ndaza kukubwira uburyo bushya abashakashatsi bateganya ko twazajya ducaginga telefone zacu tudakoresheje amashanyarazi. Reka tubirebera hamwe nyuma y'akananga gato cyane. Nta muntu utakifuza kubyuka abona telefone ye yuzuye umuriro, cyane ko abenshi usanga telefone arizo zitubyutsa. Ariko se ni byiza ko tuyicaginga nijoro ikamara ayo masaha yose kuri sharijeri? Abashakashatsi bo muri Battery University bagaragaje ko bateri itangira gutakaza agaciro kuva ukiyigura. Ibi biterwa n'uko tuyicaginga.
buri uko ucaginze telefone ari ubushobozi runaka itakaza. Umuvugizi w'uruganda rwitwa Cadex nawe wabibaze neza, avuga ko buri uko ucaginze telefone buri joro mu gihe cy'umwaka iba yaramaze amezi ari hagati y'atatu n'ane kuri sharijeri. Ibi bikugaragariza neza ukuntu yinaniza igihe cyose uyiraza kuri sharijeri. Inganda zikora amatelefone zize kuri iki kibazo bituma zitangira gukora telefone zifite ubushobozi bwo kurekeraho gucaginga cyangwa se kwinjiza umuriro igihe zujuje. Ariko ibi ntibyatanze igisubizo kirambye kuko bitera icyitwa trickle charging. Iyo telefone iri kuri sharijeri ikuzura irekeraho kwinjiza, iyo havuyeyo rimwe ikagera kuri 99 irongera igacaginga. Ibyo rero telefone birimo byo guhora ivana ku ijana ijyana kuri 99 kongera ikavana kuri 99 ikageza ku ijana, nibyo byitwa trickle charging. Trickle charging kandi ituma telefone ishyuha. Ibyo bigira ingaruka mbi kuri bateri ndetse n'ibindi bice by'imbere muri telefone. Ishobora no gutuma ifata inkongi cyangwa ikaba yashya mu bundi buryo. Ibi biterwa n'uko bateri z'ubu zikoze mu kinyabutabire cyitwa lithium, bitandukanye na bateri za mbere zabaga zikoze mu kinyabutabire cyitwa cadmium. Izo zabaga zifite ububiko, aho niho zabikagaho bateri yari igeze. Urugero, niba ucometse telefone ukayicomokora ituzuye igeze nko kuri 60, iyo yongeraga kuyishyiraho yabaga izi yuko igiye gukomerezaho. Ibyo bigatuma idacaginga ngo yuzuze. Ariko izi bateri zikoze muri lithium zo ziba zifite ubushobozi bwo gucaginga zikageza ku rugero rwazo rwo hejuru rushoboka cyangwa se maximum level. Izo bateri kandi zishobora kwicaginga cyangwa se zikipakurura bitewe n'aho ziri. Iyo ziri ahantu hashyushye ziricaginga, zagera ahantu hakonje zikipakurura, ahakonje ari naho hazica cyane. Niyo mpamvu atari byiza ko ushyira telefone yawe ahantu hakonje cyane nko muri firigo cyangwa se ahantu hashyushye cyane ntaho imirasire y'izuba igera. Abahanga bavuga ko igihe ugiye kuyicaginga wajya uvanaho cover cyangwa se pochette mu rwego rwo kugabanya ubushyuhe, cyane ko ubwoko bwa sharijeri ukoresha nabwo bugira ingaruka zishobora kuba mbi cyangwa nziza kuri telefone yawe bitewe n'ubwoko bw'iyo sharijeri. Niyo mpamvu ugomba kwitondera sharijeri ukoresha. Sharijeri zihenze ziba zifitemo agachip cyangwa se agace kihariye gatuma zirekeraho kohereza umuriro igihe telefone yuzuye. Bitandukanye n'izi sharijeri umuntu apfa gutoragura zikomeza zohereza umuriro, bikaba byakongera amahirwe y'uko telefone yashyuha cyane ikaba yanashya. Nubwo ibyo byose bidatanga igisubizo kirambye, ni byiza ko wazajya ucomokora telefone yawe igihe cyose yuzuye, by'umwihariko igihe wayirajeho wakanguka nijoro ugahita uyicomokora. Impuguke kandi zo muri Cadex zitugira inama yo kudacaginga telefone ngo tuyuzuze 100%, kuko nabyo bishobora kugira ingaruka zitari nziza kuri bateri. Ukirinda gutegereza ko igera kuri 0 kugira ngo ubone kuyicaginga, cyangwa se ngo uyicaginge yuzure cyane igere 100%, ahubwo ugakora ku buryo ushoboye telefone yawe ikaguma hagati ya 30% na 90%. Ibi bizatuma telefone yawe imara igihe kinini itagize ibibazo byo kugabanya ubushobozi bwayo. Abashakashatsi bari kwiga ku buryo bushya bajya bakoramo bateri zigacagingwa mu gihe gito gishoboka ariko zigatinzamo umuriro. Gucaginga mu buryo bwa wireless cyangwa se nta migozi ikoreshejwe bimaze kuba ikintu gisanzwe, nubwo mu Rwanda bitaratangira gukoreshwa cyane. Ariko ubushakashatsi buri kwiga ku buryo noneho twajya ducaginga dukoresheje sound energy cyangwa se imbaraga z'ijwi. Bitanga icyizere ko mu minsi iri imbere ushobora kujya uvugira kuri telefone yawe mu rundi ruhande uri no kuyicaginga. Wari uzi ko kugira rezo nke buri gihe bidaterwa n'umunara cyangwa sosiyete y'itumanaho ukorana nayo? Niba wifuza kumenya ibintu wakora bigatuma rezo yawe yiyongera, by'umwihariko igihe ukoresha internet, kanda subscribe kuri iyi channel. Iyo video tuzakora ubutaha ntizagucike.
Kuri iyi channel kandi tugufitiye video zitandukanye z'ikoranabuhanga, by'umwihariko izijyanye na telefone. Niba nawe ari icyo wifuza ko twazakubwiraho, twandikira hano hasi muri comment, tuzagiyeho muri video y'ubutaha. Mwakoze. Ni cya gihe uba uri gukina game ukunda cyane, warangiza rivo ya mbere aho kugira ujye ku ya kabiri, ukirukanka cyane ujye gushaka ahantu ari kasharijeri, cyangwa se waba urimo kuganira n'umuntu wawe yashize igihe kirekire cyane mutabonana, yakwandikira akamesaje, amawoningi akaba atangiye kuza adashira, yuko usigaranye nko 20 konyine ku ijana. Muri iyi video naguteguriye ibintu 17 byose nta na kimwe kivuyemo, ni ibyo kugufasha gutinza umuriro muri telefone yawe. Ndaje tubigarukeho nyuma y'aka kanara. Cyambere, funga ibintu bidakenewe. Ushobora gufunga Bluetooth igihe utakiri kuyikoresha kuko iyo ifunguye ikomeza isacinga kandi waba birimo kumara umuriro. Cya kabiri, ushobora gufunga mobile data igihe utakiri kuyikoresha, nayo ibirimo gutwara umuriro iyo ifunguye. Gufunga hotspots nayo igihe warangije kuyikoresha, kuko iyo ifunguye nayo ibirimo gutwara umuriro. Ushobora gufunga wifi nayo igihe warangije kuyikoresha, ni byiza kuyifunga. Cya kabiri, ntugafunga ama application ari muri background. Iyo uyafunze bituma phone ikoresha umuriro mu kongera kuyafungura, ariko iyo utayafunze nta wundi muriro ukoreshwa kuri icyo gikorwa, kuko umuriro uba ugomba gukoreshwaho uba warangije gukoreshwa, nta wundi telefone iba ikeneye kongera kuyafungura. Cya gatatu, ntugakoreshe kamera cyane, kuko ntibirimo gufokasinga, ibirimo gutwara umuriro mwinshi. Icyiza igihe ushaka gukoresha kamera washyira muri airplane mode. Cya kane, shyiramo airplane mode igihe ufite rezo nkeya. Iyo rezo ari nkeya bitwara umuriro, kuko buri uko phone yohereje sinyare ku munara biranga, kandi iyo byanze ntabwo irekera, irakomeza kohereza. Birumvikana ko uri ahantu ufite nk'umuriro mukeya, umuriro byarangira washiriye. Cyitonderwa, iyo phone iri muri airplane mode nk'aho ifunze ntabwo umuntu yaguhamagara ngo icemo. Ubikora wenda ushaka nko gukina games, ushaka kureba movie, kumva indirimbo, cyangwa kugira ibindi ukora ariko bidakeneye rezo. Ikindi, radio ntiyavuga kuko airplane mode ifunga itumanaho ryose, kandi radio nayo ikenera umunara kugira ngo ivuge, ama frequency. Cya gatanu, vanamo ama application muri phone udagikoresha cyangwa se udakoresha. Kenshi iyo uguze phone nshya usangamo ama application menshi harimo nayo udakeneye. Iyo ni byiza ko wakuramo, kuko adatwara umuriro gusa, ahubwo atwara na data zo kugira ngo iyi updating. Cya gatandatu, koresha ama version mashya ya application. Imbuga nyinshi zigenda zisohora version nshya zigezweho, ni byiza ko arizo wajya ukoresha, kuko arizo zitwara umuriro mukeya. Gabanya urumuri cyangwa se brightness. Kugabanya urumuri birafasha cyane iyo ushaka gutinza umuriro, ariko si byiza ko urumaramo cyane, ko bishobora kugutera ikibazo cy'amaso. Cya munani, shyiramo sleep mode. Ko wayishyiramo tugiye kubireba hano. Ujya muri setting, ukaza aho ngaho kuri display, ukaza aho kuri sleep, ukagabanya ugashyiramo igihe gitoya cyane gishoboka. Cya cyenda, koresha umukara muri wallpaper cyangwa se ama dark mode. Ama application menshi agira dark mode, ni byiza ko ariyo wazajya ukoresha kuko itamara umuriro cyane nkayo yose.
ujya muri setting ya application ushaka gukorera, ukajya ahanditse theme dark mode. Nibyo urugero nko kuri Play Store ukuntu bigenza, ujya muri setting ukaza kuri theme ukajya aho ngaho kuri dark, biba byabaye. Nicyo kimwe no kuri WhatsApp n'ahandi hose, ariko ibyo kuri WhatsApp byo ushobora kubireba kuri video nakoze yabanjirije mu bice byayo bisoza, wayibona hano kuri iyi channel. Nakoze kubana natwe, igice cya mbere kirangira hano, ntuzacikwe n'igice cya kabiri ku wundi wa kane. Niba ari ubwa mbere ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona amavideo yacu byoroshye kandi vuba. Wanadutera inkunga ukora share. Urakaza neza mu gice cya kabiri cy'ibintu byagufasha gutinza umuriro muri telefone. Mu gice cya mbere twari twarebye ibintu bimwe bibanza byagufasha. Aha tuje noneho mu gice cya kabiri. Niba utararebye igice cya mbere, ndaza gushyira link muri description, ariko ushobora no kuyibona iyo video ugiye kuri channel yacu wahita uyibona. Murakoze, ndaje dutangire. Cya 11, ntugacaginge phone nijoro uryamye. Iyo telefone yuzuye ntuhite uyivana kuri sharijeri, bituma ikora uko ishoboye ngo ikoreshe umuriro ifitemo kugira ngo ibone aho ishyira undi uba ushaka kwinjira. Ntabwo biba byoroshye ko wapimiranya yuzuye ngo uhite ukanguka uyivaneho. Ibyiza rero ni uko wajya ucaginga ku manywa cyangwa se igihe uri maso. Cya 12, ntugakoreshe phone paka yizimisha cyangwa se shutdown. Gukoresha phone paka imazemo umuriro bituma hakenerwa umuriro mwinshi mu bimeze nko kuyishitura, kandi ibyo bigabanya ubushobozi bwa telefone. Cya 13, hagarika kubona amerekezo yawe cyangwa se location. Application ziba zemerewe kubona amerekezo yawe zikoresha umuriro mwinshi ndetse na data, kuko zihora ziupdatinga buri nyuma y'igihe gito. Ushobora kubifunga gutya, ujya muri setting,
Reka kandi nongere nguhe ikaze ukurikiye Phone Geek 250, nkwibutsa yuko hano kuri iyi chaîne wasanga video z'ikoranabuhanga ndetse n'uko wazamura imbuga nkoranyambaga zawe, social media mu rurimi rw'icyongereza. Nagutindiye rero, uyu munsi tugiye kurebera hamwe akaga gaterwa no gukoresha smartphone igihe kinini. Ariko kandi ntago turi bwite ku kaga gusa, ahubwo naguteguriye n'ibintu byagufasha cyangwa se ibyo wagenda ukora kugira ngo ugabanye akaga gaterwa no gukoresha smartphone igihe kinini. Niba ari ubwa mbere, kanda subscribe ubundi nze dutangire mu kanya nyuma y'akananga. Ingaruka ya mbere ni ukurwara umugongo ndetse n'ibikanu. Ibi biterwa n'uko ahanini abantu benshi dukoresha telefone twunamye cyane, bigatuma amagufwa yo mu mugongo ndetse no mu gikanu agenda acomokokamo. Birumvikana yuko iyo amagufwa yacomokotse, hahandi haba hasigaye umwanya hatangira kukurya. Ariko kandi ushobora kuba washyiraho barafu ahantu haba harimo kukurya bikagenda byoroha. Iri mu gasume cyangwa se agashashi, ikintu icyo ari cyo cyose cyagufasha kuba wayifata, icyo wakoresha nta kibazo. Ikindi ni ugukora imyitozo ngororamubiri. Nk'uko twabonye yuko biterwa n'uko amagufwa aba yacomokotse, ugomba kwibanda ku myitozo ngororamubiri ifasha umubiri kugenda isubiranya ya magufwa agasubira mu mwanya wayo. Ugomba kandi kwitondera uburyo ufatamo telefone. Nk'uko twabonye yuko kunama cyane atari byiza, ugomba kugerageza ukarambura umugongo cyangwa se nk'uko ubona aho ngaho ku ifoto bimeze, ukigana uko uwo nguwo wa mbere ameze. Uba ugomba kandi kugabanya amasaha umara kuri telefone. Mu gihe uburibwe bukomeje, ni ngombwa yuko ujya kwa muganga wabihuguriwe akaba yakurebera niba nta ndwara yindi yaba yarazima. Ingaruka ya kabiri ni ukunanirwa kw'imitsi yo mu biganza. Abantu benshi dukoresha akaboko k'iburyo dufata telefone, tuba tunanafite uburyo bukoroheye ukunda gufatamo telefone. Tugakunda kandi gukoresha igikumwe scrolling cyangwa se kunyereza. Birumvikana yuko imitsi iba igomba kunanirwa, kuko imitsi si imashini. Ikintu cyose gifite umubiri kiba kigomba kunanirwa. Uko kunanirwa akaba ari nako gutuma umuntu atangira kuribwa. Cyagufasha mu gihe wahuye n'icyo kibazo ni uko washyiraho barafu aho ngaho haba harimo kukurya. Ukaba kandi wanakunda kujya ufata mu ntoki ibintu bikonje, kuko bituma ya mitsi igenda iruhuka. Ugomba kandi gukora imyitozo ngororamubiri, cyane cyane ukibanda ku myitozo inanura ibiganza cyangwa se intoki muri rusange. Iyo myitozo ushobora kuyishaka kuri internet cyangwa se ku barimu babihugukiwe. Ugomba kandi kugabanya amasaha umara kuri telefone. Igihe ukomeje kuribwa, ni ngombwa yuko ujya kwa muganga. Ingaruka ya gatatu ni ukubura ibitotsi. Gukoresha smartphone cyangwa se ibindi bikoresho bya electronique muri rusange iyo ari nijoro, bituma umubiri udakora umusemburo witwa melatonin, ariwo ufasha umuntu mu gusinzira. Birumvikana yuko igihe umubiri utakoze uyu musemburo, gusinzira bitakorohera. Akaba ariyo mpamvu nyamukuru ituma umuntu abura ibitotsi. Cyagufasha kwirinda ibi bibazo ni uko wazajya wirinda gukoresha telefone mbere ho gatoya yuko ugiye kuryama, kuko urwo rumuri ari rwo nyirabayazana w'ibyo bibazo byose. Ingaruka ya gatatu ni uko ari isoko y'udukoko dutera indwara cyangwa se amabakteriya. Umushakashatsi w'umwongereza yagaragaje yuko smartphone iba ifite udukoko twikubye inshuro 10 utwo dusanga mu musarani. Ibi biterwa ahanini n'uko umuntu ayikoresha avuye ahantu henshi hatandukanye haba hari umwanda, cyangwa se amaze gusuhuzanya n'abantu nabo baba bavuye ahandi hantu baba batoraguye indi myanda. Cyagufasha ni uko wazajya uhanagura telefone yawe. Umuntu aba agomba guhanagura telefone byibura inshuro 1 mu cyumweru. Ugomba gufata agatambaro ugasukaho alukoro, ubundi ugahanaguza kuri telefone. Ibi ni ukugira ngo udafata alukoro ukaba wayisuka kuri telefone, bikaba byatuma ahubwo uyangiza. Ingaruka ya gatanu ari nayo ya nyuma ni ugutera ibibazo by'imitekerereze. Kuri telefone cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko, umuntu ahuriraho n'abantu benshi baba baravuye ahantu hatandukanye ndetse bafite imico itandukanye. Biba byoroshye cyane yuko ashobora kukubwira ikintu akaba yagukomeretsa, cyangwa se akagutera ubwoba, cyangwa se ukaba wanahavana n'imico mibi.
ni ngombwa cyane rero yuko uba ushobora kubyirinda. Icyagufasha ni uko wazajya ushaka ibindi bintu byo wawugiraho bitari telefone. Ushobora nko kwiga gucuranga cyangwa se kuririmba, gukina games n'ibindi, ariko ukirinda gukoresha. Abakoze kubana natwe, video yacu ni hano irangiriye. Nanakwibutsa yuko niba ari ubwa mbere ubonye video yacu, wakanda subscribe, share ndetse ukanasiga igitekerezo muri comment cy'uko wayibonye. Ushobora no gusiga igitekerezo cya video wifuza yuko twazagukoreraho ubutaha. Ushobora kandi kureba izindi video uciye ku iyi chaîne. Mwakoze. Reka nongere mbasuhuze abakunzi ba Phone Geek 250. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko wahindura ifoto dokima, cyangwa se dokima ukayihindura ifoto ugiye kuyibika cyangwa se kuyohereza kuri email. Ibi byose turabikora twifashishije urubuga rwitwa ilovepdf.com. Nukanda subscribe kandi ugasharinga iyi video kuri bagenzi bawe itarageraho, uraba ubaye umuterankunga w'imena. Murakoze, reka nze dutangire. Nkuko nari maze kubikubwira, birumvikana yuko niba ugiye guhindura ifoto ugomba kuba uyifite muri telefone yawe. Iyo utayifitemo urabanza ukayifotora. Noneho iyo uyifitemo uza hano kuri Chrome cyangwa se iyindi browser ushaka no gukoresha Opera cyangwa se n'iyindi. Ukaza aho ngaho aho bashakira ukandikaho I love PDF. Ukemeza. Urabona ko ariyo batuzaniye, ariyo ya mbere. Ubikorera hano ku rubuga rwitwa ilovepdf.com, ugakandaho. Uru rubuga rusanzwe rukora ibintu byinshi, harimo nko guhuza PDF ebyiri cyangwa se kuzitandukanya, cyangwa se kubihindura muri Word cyangwa se Excel n'ibindi byinshi. Ariko icyo turarebaho uyu munsi ni uko wahindura ifoto PDF cyangwa se PDF ukayihindura ifoto. Noneho iyo ugiye guhindura ifoto PDF uza hano kuri JPG to PDF, ukemeza. Ukaza hano kuri select image, aho guhitamo ifoto ukahakanda. Bahita bakuzanira amafoto ufite muri telefone yawe, ugahitamo ayo ushaka guhindura. Reka duhindure iyi ngiyi ya logo yacu n'ubundi. Urabona ko yahise ihagera. Noneho hano impamvu hariho rimwe ni uko ari ifoto imwe yo twahisemo. Uba ushobora no guhindura amafoto menshi icyarimwe. Reka ngewe nkwereke nk'ubu tugiyeho, n'ubundi wakongera ugahitamo n'iyindi foto yo ushaka nayo ukemeza. Urabona ko noneho hajeho kabiri. Ushobora guhitamo amafoto menshi bitewe n'uko ubishaka. Ugahita uza hano kuri convert to PDF, ugategereza akanya gatoya kugira ngo bihinduke dokima. Ubu yamaze guhinduka dokima. Noneho ikiba gikurikiyeho ni ukuza hano kuri download kugira ngo ive kuri ruriya rubuga igere muri telefone yawe, ukemeza. Ntabwo bitinda, mu kanya nk'ako guhumbya urabona ko byamaze guhinduka. Ubu izi ni dokima, ntago zikiri amafoto. Noneho ushaka aya mafoto, izi dokima zo aya mafoto yo tumaze kugira dokima, ushobora kongera ukayasubiza mu mafoto, cyangwa se ari dokima zo ufite ushaka kuzishyira mu mafoto, nabwo uza hahandi kuri I love PDF, turi gusubira inyuma, ukaza hano PDF to JPG ukahakanda cyangwa se ukemeza.
hano bagusaba noneho guselectinga dokima cyangwa se PDF iyo ushaka guhindura ifoto ukemeza. Kubera ya indi iyo tumaze guhindura mu kanya twayi downloadinze ni izi ngizi ziri hano, kubera tutashyizeho amazina niyo mpamvu bimeze gutya. Kaduhitemo iyi. Urabona ko ari ya indi ya logo yacu, n'ubundi iyo twahisemo niyije hano. Iyo uje hano kuri convert to JPG uba ugiye kongera kuyihindura ifoto ukahakanda. Ubu iba yarangije guhinduka ifoto, n'ubundi urongera ugakanda hano kuri download kugira ngo ive kuri rwa rubuga igere n'ubundi muri telefone yawe ukahakanda. Ubu yamaze kuza. Aha niho dusoreje video yacu, tukwibutsa ngo ntugende udakoze subscribe, kandi wibuke no gusharinga iyi video ku bandi bagenzi bawe batayibonye. Ubutaha niba utazi uko babika ibintu kuri email, niyo video tuzashyiraho ubutaha, ntizagucike. Mwakoze. Ntabwo ari buri umwe ufite ubushobozi bwo kugura telefone yifuza kandi iki, cyane ko tuvuye mu bihe bibi bya Covid aho ubukungu butifashe neza muri rusange. Ariko kandi numara kureba ibintu 12 naguteguriye, ugomba kubanza kureba mbere y'uko ugura telefone yakoze cyangwa se zo twita occasion, bizatuma utaha umutima uri mu nda, wizeye neza ko waguze telefone kandi nzima nk'uko wabyifuje kuva na mbere. Mbere y'uko dutangira, reka tugusabe ngo niba ari ubwa mbere ubonye video yacu, wibuke ukande subscribe ndetse n'inzogera. Tugufasha gusobanukirwa n'ibyo wifuza kumenya kuri telefone, cyane ko buri cyumweru tuba tugufitiye video nshya. Reka dutangire nyuma y'akananga gato cyane. Hari impamvu zigera kuri enye zituma abantu bagurisha telefone za occasion. Uyigurisha ashobora kuba ashaka kugura indi akeneye amafaranga, ifite ubupfu cyangwa se yanayibye. Iyo ashaka kugura indi cyangwa se akeneye amafaranga, aba ari amahire ku mukiriya kuko nta bibazo byinshi bifite. Ariko iyo ifite ubupfu cyangwa yibwe, uba ugomba kwitonda. Niyo mpamvu igihe ugiye kugura telefone ugomba kwitwaza ibi bikurikira igihe ubifite: charger, laptop cyangwa se power bank, sim card, ekuteri na memory card. Igihe ugeze ku muntu kugurisha iyo telefone, ugomba kumusaba ko mwandikiranwa akaguhana fotokopi y'indangamuntu, cyane ko muri iyi minsi byoroshye cyane kuba wamenya aho telefone yawe yibwe iherereye, uburyo yayibye utari wowe wahomba. Iyo abyemeye, noneho ugiye gutangira kureba niba telefone nta bibazo ifite. Icya mbere uba ugomba kureba ni screen. Uba ugomba kureba neza niba screen nta kibazo ifite. Hano uba ugomba kwitonda kuko screen ishobora kuba idakora neza ariko itabigaragaza inyuma. Ndavuga itaramenetse cyangwa ngo ubonemo ikirongo. Niyo mpamvu ugomba gukora ahantu henshi hashoboka kugira ngo umenye neza niba screen yose ikora neza. Cya kabiri ni ukureba amabuto. Ugomba kureba neza niba amabuto akora cyane cyane iza volume. Hari igihe ziba zaragagaye ku buryo iyo utabirebye neza ushobora kwicuza nyuma. N'iriya zimya zose ugomba kubanza ukareba neza ko zikora. Icya gatatu ni ugucaginga. Wibuke ko nakubwiye kujyana charger na laptop cyangwa se power bank igihe ubifite, kuko bigufasha kumenya neza niba telefone ugiye kugura idafite ikibazo aho bacagingira. Iyo telefone uyicometse kuri machine ikinjiza, biguha icyizere ko n'izindi charger zicaginga, kuko hari na telefone usanga zicagingwa n'ubwoko bumwe bwa charger, ukaba ushobora kuyigura kuzabona charger yicaginga bikaba ikindi kibazo. Icya kane ni ekuteri. Ubundi telefone nzima ntibigutwara umwanya muremure gushomekamo ekuteri.
nuyishyiramo rero ugasanga bisaba ubundi buhanga kugira ngo ekuteri igere aho ivugira neza cyangwa ntinavuge, uzamenye ko harimo ikibazo. Icya gatanu ni fingerprint. Ugomba kureba neza niba telefone ugiye kugura fingerprint ikora neza, cyane ko idufasha mu bintu byinshi nko gufunga telefone ndetse n'andi ma application nka WhatsApp n'izindi. Igihe idakora neza uzahita umenya yuko iyo telefone yakunze kwitura hasi cyane kuko nta kindi cyayica. Aho ni igihe ugiye kugura telefone igira fingerprint. Icya gatandatu ni network cyangwa se rezo. Niyo mpamvu uba ugomba kwitwaza simcard, byaba byiza ikase ku buryo ushobora kujya muri telefone iyo ari yo yose. Hano rero ushyiramo simcard ukareba ko ifata rezo. Ushobora guhamagara umuntu ukumva niba mwumvikana neza nta kibazo cya mikoro ifite. Uba ugomba kandi no kujya kuri interineti ukareba niba byemera, kuko hari igihe wayigura ugasanga hari ibindi bintu yemejemo ku buryo bitakorohera kuba wayikoresha. Ikindi kandi uba ugomba gushyira simcard no mu wundi mwanya ukareba yuko imyanya yose ikora neza, kuko hari igihe umwanya umwe uba warapfuye ariko undi nta kibazo ufite. Icya karindwi ni mikoro. Iyi ni mikoro yo hanze itandukanye n'iriya yo kwitabiraho. Hano uko ureba niba ikora ni ugufungura ikintu, ishobora kuba indirimbo cyangwa filime, kiba kigamijwe ni ukureba niba bivuga. Icya munani ni kamera. Uba ugomba kureba karite cyangwa se ubwiza bw'amafoto telefone ugiye kugura ifotora, cyane ko turi mu isi y'ikoranabuhanga uba ukeneye gushyira amafoto ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ukibuka kandi kureba kamera zombi, iy'imbere n'iy'inyuma, kuko hari igihe usanga imwe ikora neza ariko indi ishobora kuba ifite ikibazo. Icya cyenda ni ububiko. Hano uba ugomba kureba ububiko bw'imbere muri telefone uko bungana, niba bujyanye n'ubwo ushaka, cyangwa se icyitwa internal storage. Hano kandi uba ugomba gushyiramo na ya memory card wajyanye kugira ngo umenye neza niba umwanya wa memory card ukora neza, ku buryo ushatse kuba washyiramo memory card nta kindi kiguzi cyagutwara cyo kuyikoresha. Icya cumi ni ukureba niba telefone ugiye kugura ari original, ko telefone nyinshi nka iPhone izindi nganda zikunze kuzipirata. Niba utazi uko babireba, nibyo bizakurikiraho mu yindi video ntizagucike. Icya cumi na rimwe ni Android version. Ni ikintu cy'ingenzi cyane uba ugomba kwitaho, kuko uko igira Android version yo hasi niko hari application nyinshi ziba zitajyamo. Kandi nk'uko tuzi ko smartphone ari mudasobwa nto, kuba hari application zitajyamo kandi zaragenewe gukoreshwa muri telefone kiba ari ikibazo. Icya nyuma ni umuriro cyangwa se bateri. Birumvikana ko niba bateri yarapfuye cyangwa se idakora neza bigabanya agaciro ka telefone muri rusange. Dore ikizakubwira ko telefone ugiye kugura ifite ikibazo cya bateri. Nufata telefone ukayizimya ukongera ukayatsa cyangwa se ibyitwa restart, ukabona havuyeho umuriro uri hejuru ya 4%, uzahita umenya ko iyo bateri nta buzima ifite. Uburyo 9 utagomba kubikamo telefone yawe. Muri iyi minsi biragoye cyane kubona ahantu wabika telefone yawe, cyane ko tuyijyana ahantu hose tugiye nko gutembera, mu birori bitandukanye ndetse no mu gitanda. Ariko kandi hari uburyo nawe mushobora kuyibikamo bikaba byayangiza cyangwa se bikangiriza ubuzima bwawe. Niyo mpamvu uyu munsi kuri Phone Geek 250 twaguteguriye uburyo 9 bwagufasha kubikamo telefone yawe. Mbere yuko dutangira, reka tukwibutse ngo niba ari ubwa mbere ubonye video yacu, wibuke ukande subscribe ndetse n'inzogera kugira ngo ujye ubona video z'ikoranabuhanga zo dushyiraho buri cyumweru. Ku mpera y'iyi video uraza kuhasanga icyitwa bonus fact. Aka ni agace k'ubwenge ndi bukubwiremo ibintu 5 wagenderaho uhitamo password cyangwa se ijambo banga rikomeye ku buryo nta muntu wapfa kukwinjirira byoroshye. Muri ako gace kandi ndaza kukubwira amashakiro 5 cyangwa se browsers wakoresha zikakubikira ibanga. Niyo mpamvu ngusabye ngo urebe iyi video paka irangiye kugira ngo ibyo byose uze kubasha kubibona. Ndaje dutangire. Aha 9 ni ukuyibika mu mufuka w'inyuma. Ni ahantu byoroheye buri umwe kuba yabika telefone, ariko biba byoroshye cyane nanone kuba wakwibagirwa ko wayihashyize ukaba wayicarira ukamena screen yayo, cyane ko telefone muri iyi minsi usanga ibirahuri byenda kunganya nazo agaciro,
nk'urugero umenya ikirahuri cya iPhone byagutwara agera kuri 60% y'ayo wayiguze kugira ngo bagushyiriremo ikindi kandi ntabwo bisaba umujura ufite experience yambaye kugira ngo abe yakwiba telefone washyize mu mufuka w'inyuma. Muri make ni nk'ibiryo bihiye umwiherero. Telefone kandi cyane cyane izi za smartphone biba byoroshye cyane ko yakwihamagaza emergency number igihe iri mu mufuka w'inyuma, dore ko imibare igaragaza ko 30% y'abahamagara polisi biba byagenze gutya. Aha munani ni mu mufuka w'imbere, naho ntabwo ari byiza kuba wahabika telefone cyane cyane ku gitsina gabo kuko bishobora kugira ingaruka nyinshi ku buzima bwabo. Ubushakashatsi bwakorewe muri University yitwa Exeter yo muri Turikiya bwagaragaje ko imbaraga rukuruzi za telefone cyangwa se electromagnetic radiation zigira ingaruka ku bwinshi ndetse n'ubwiza cyangwa se ubudahangarwa bw'intangagabo. Byumvikane cyane ko uko imaramo igihe kinini ariko ingaruka ziyongera. Icyiza rero nubwo telefone ari ingenzi cyane mu buzima bwa buri munsi, wajya utekereza kabiri mbere y'uko uyishyira mu mufuka w'imbere. Aha karindwi ni mu isuku. Nubwo ubushakashatsi butagaragaza neza niba ziriya mbaraga rukuruzi za telefone zidatera kanseri, ariko ibyiza ni uko utayihabika kuko burya ntawamenya kwirinda biruta kwivuza. Aha gatandatu ni mu rubavu. Tugendeye ku bushakashatsi bwakorewe muri kaminuza yo muri Turukiya, kubika telefone mu rubavu bituma amagufwa yo mu rubavu yoroha. Ubu bushakashatsi bwakorewe ku bagabo 150 bwagaragaje ko amagufwa yo mu rubavu babikamo telefone agenda yoroha cyane kurusha yo mu rundi rubavu rutari urwo bayibikamo. Aha gatanu ni hafi n'uruhu. Iyo uyishyize hafi n'uruhu by'umwihariko ku isura bituma mikorobe zishobora kuva mu biganza zikajya muri telefone zigahita zigera mu isura byoroshye, cyane ko ubushakashatsi bugaragaza ko screen za smartphone ziba zanduye kurusha ubwiherero rusange. Ikindi kandi byatuma imbaraga rukuruzi za telefone zikwegera cyane bishobora kugira ingaruka ku buzima bwawe. Ushobora kuba uri kwibaza uko wavugira kuri telefone idakoze ku mubiri, ariko birashoboka. Ushobora kujya ukoresha ekuteri cyangwa ugashyira muri haut-parleur cyane ko bigufasha no kurinda ibibazo by'amatwi. Aha gatanu ni kuri sharijeri. Mu busanzwe gukoresha telefone icometse ntabwo byangiza ubuzima bwawe, kereka gusa uyegereye cyane ku buryo uhura na za mbaraga rukuruzi zayo. Ariko si byiza gusiga telefone kuri sharijeri nijoro ugiye kuryama, kuko iyo telefone yuzuye ikaguma kuri sharijeri bigabanya ubushobozi bwayo. Ibi wabyumva neza urebye video twakoze y'ibintu byagufasha gutinza umuriro muri telefone. Aha gatatu ni ahantu hakonje cyane. Igihe uri ahantu hakonje cyane ugomba kwita kuri telefone yawe, ntukayishyire hasi cyangwa ngo uyisige mu modoka, kuko iyo mihindagurikire ishobora kwangiriza bateri yawe cyangwa se telefone ikizimya bitewe na sisiteme bikoranye yagenewe kurinda bateri igihe bimeze bityo. Cyagufasha muri icyo gihe ni uko waba ufite phone cover cyangwa se pochette kaba yarinda telefone yawe gukonja byoroshye. Aha kabiri ni ahantu harushyushye cyane. Wari uzi ko telefone yawe burya atari byiza kuyishyira ahantu hashyushye cyane? Iyo uyishyize ahantu hashyushye bituma ibinyabutabire bikoze bateri yayo nabyo bishyuha, bikaba byanavamo kuba yaturika nk'igisasu. Niyo mpamvu ugomba kwitondera ahantu ushyira telefone, cyane cyane nko kuyishyira ku idirishya kandi izuba riri kuva. Aha mbere ni munsi y'umusego, kuko ibi bishobora gutuma uyirebaho mu ijoro bikaba byagabanya umusemburo wa melatonine utuma umuntu asinzira. Ibyo kandi bishobora kukugiraho ingaruka z'ako kanya ndetse no mu mitekerereze yawe muri rusange. Ikindi ni uko za mbaraga rukuruzi za telefone zishobora gutuma ubabara umutwe cyangwa se ukaba warwara umutwe muri rusange. Nk'uko kandi twabibonye haruguru ko ubushyuhe bwinshi bwatuma telefone iturika, iyo uyishyize munsi y'umusego uba uri kongera ayo mahirwe cyane ko uwo musego uba uri kuyishyushya. Niba hari ahandi hantu uzi hagira ingaruka kuhabika telefone watubwira hano hasi muri comment. Ubu twageze muri ka gace kitwa bonus fact, nzajya nkubwiramo ibintu by'ubwenge bitandukanye, ariko by'umwihariko tukaba tugiye kurebera hamwe ibintu wagenderaho ukora ijambo banga cyangwa se password ikomeye. Icya mbere, ugomba gushaka ijambo rikomeye uzajya ukoresha. Si byiza ko wakoresha amazina yawe, ay'umubyeyi wawe cyangwa ay'umwana yawe mu ijambo banga, kuko biba byoroshye yuko umuntu yayakeka akaba yakwinjirira. Icya kabiri, ugomba gukoreshamo nimero cyangwa se imibare. Icya gatatu ni ukuvanga inyuguti ntoya n'inkuru cyangwa se icyapa n'umukono. Icya kane, riba rigomba kuba rirerire byibura hejuru y'imigemo 15. Icya gatanu, ntukaribike muri browser. Aha ndavuga igihe bakubajije niba browser yasevinga password yawe, buri gihe ujye ushyiraho no cyangwa se oya. Noneho amashakiro 5 abika ibanga. Ubusanzwe biba byoroshye cyane ko undi muntu yakwinjirira akareba history cyangwa se ibintu byose washatse ukoresheje telefone yawe cyangwa se mashini yawe,
ariko igihe wakoresheje imwe muri aya mashakiro uzaba uciye ukubiri n'icyo kibazo. Iya mbere ni Firefox, iya kabiri ni Tor browser, iya gatatu ni Waterfox, iya kane ni Brave, iya gatanu ni Paramount. Ushobora no gukoresha iyitwa icecat ndetse na SeaMonkey. Niba ujya ugira ikibazo cya rezo ikubananye mufitiye amakuru meza, muri iyi video naguteguriye ibintu wakora bikagufasha kongera rezo yawe ndetse n'ubwoko bwa telefone ubwo ari bwo bwose waba ukoresha. Niyo mpamvu gusabye ngo uze kuyireba kugeza irangiye kugira ngo uze kuyihitiramo uburyo bukoroheye wajya ukoresha. Ibyo reka tubirebere hamwe nyuma y'akananga gato. Umunyarwanda niwe wavuze ngo aho kwica gitera uzica ikibimutera. Iyo niyo mpamvu tugiye kubanza tukarebera hamwe ibintu bitera rezo nke. Icya mbere ni intera iri hagati yawe n'umunara. Uko rezo cyangwa se sinyare ikora urugendo runini niko igenda icika intege ikakugeraho n'ubundi ntacyo yagufasha. Icya kabiri ni ibintu biri hagati yawe n'umunara, inzu, ibiti, umusozi cyangwa n'ibindi. Icya gatatu ni ukugongana na radio frequency. Buri gikoresho cya elegitoronike nka computer cyangwa andi mamashini ndetse na radio ubwayo bigira icyitwa radio frequency. Iyo igonganye na rezo yo guhamagara bituma igabanyuka. Niyo mpamvu igihe uri ahantu hari amamashini menshi bitaba byoroshye ko wagira rezo nziza. Icya kane ni ikirere kibi. Ikirere cy'imvura cyangwa se cyiganjemo ibicu bigabanya cyane rezo kuko igongana n'ibyo bicu ikabura uko itambuka cyangwa se uko yakugeraho byoroshye. Icya gatanu naho uri ahantu hari abantu benshi nko mu masoko cyangwa muri stade, bitewe n'uko wabohereza ibintu byinshi icyarimwe binaniza umunara bigatuma rezo iba mbi. Ahantu kandi hari amabloke sima cyangwa ibyuma byinshi nko mu masupermarket cyangwa mu bice byo hasi by'inyubako ndende nakunze kugira rezo mbi. Icya gatandatu ni ubwoko bwa telefone ukoresha. Telefone zikoze muri plastike zikunze gufata rezo cyane kurusha telefone zikoze mu cyuma cyangwa ibindi bintu. Reka noneho turebere hamwe muri rusange ibintu wakora bikakongerera rezo. Icya mbere ni ugukoresha amaporogaramu muri telefone yawe adashaje cyangwa se ari updated. Icya kabiri ni ukuvanaho cover ya telefone yawe nk'uko twabonye ko ibintu telefone yawe ikozemo bigira ingaruka kuri rezo. Ni byiza ko wajya uvanaho cover kuri telefone yawe cyane ko birinda telefone yawe no kuba yashyuha nk'uko twabonye muri video zabanjirije. Icya gatatu ni uguhindura network ukoresha. Niba ari 4G/3G ukaba wahindura ugashyiraho 3G only, cyangwa telefone igaragaza ngo LTE/CDMA ugashyira kuri CDMA. Ariko ibi bikora bitewe n'agace. Hari aho usanga 3G cyangwa se CDMA ari ikora neza, ahandi ugasanga 4G or 3G ari ikora neza. Icya kane ni ugucaginga telefone yawe. Telefone ikoresha umuriro kugira ngo yohereze cyangwa yakire sinyari. Niyo mpamvu igihe ufitemo umuriro muke telefone yawe iba ishobora kwakira sinyari zidafite imbaraga. Icya gatanu, funga ibindi bintu nka Bluetooth, Wi-Fi, NFC n'ibindi. Nk'uko twabonye ko iyo sinyari igonganye n'ama radio frequency bituma igabanyuka, ni ngombwa ko wajya ufunga ibyo bintu bindi kuko byohereza ubwo bwoko bw'amasinyari. Icya gatandatu ni ugufunga no gufungura airplane mode. Umuntu agenda ahantu henshi hatandukanye bigatuma telefone ye yikonekta ku minara itandukanye, ariko iyo ufunguye airplane mode, iyo wongeye kuyifunga telefone ihita yikonekta ku munara uyegeye. Icya karindwi ni ugukoresha Wi-Fi calling. Ubu ni uburyo bugufasha guhamagara ukoresheje Wi-Fi. Ubu buryo kandi bugwa rezo nyinshi cyane ugereranyije n'isanzwe kuko ushobora no guhamagara umuntu umureba cyangwa se video call.
Icya munani ni ugukoresha icyitwa network booster. Aka ni akamashini ugura kakakongerera rezo, gafasha cyane nko muri kampani bitewe n'uko haba harimo abantu benshi kandi bashobora guhamagarira rimwe icyarimwe. Icya cyenda ni ukumenya ukuboko kugira rezo bitewe na telefone ufite. Uburyo ufatamo telefone burya bigira ingaruka kuri rezo ugira. Nka iPhone igira rezo nyinshi iyo uyifashe mu kuboko kw'ibumoso, nka Samsung ndetse n'izindi nyinshi zigira rezo nyinshi iyo uzifashe mu kuboko kw'iburyo. Ni byiza rero ko wamenya ukuboko kugira rezo nyinshi bitewe na telefone ufite, ariko uzabanza ugerageza ukuboko kw'iburyo. Icya 10 ni ugufungura no kujya hafi n'idirishya. Buri gihe ahantu hafi n'idirishya haba hafite rezo nyinshi ugereranyije n'ahandi, kereka gusa iyo iryo dirishya rifungukira imbere y'indi nzu. Icya 11 ni ugushaka ahantu hari rezo nyinshi mu nzu. Ushobora gukoresha application yitwa Open Signal. Icyo ikora ikwereka iminara ikwegeye, ukaba ushobora kujya mu gace gateganye n'aho uwo munara uri mu nzu urimo. Icya 12 ni ukugereranya telefone yawe n'izawo muri kumwe. Ibyo bizatuma umenya sosiyete y'itumanaho cyangwa se ubwoko bwa telefone bugira rezo nyinshi aho uri, ku buryo aribwo watangira gukoresha. Icya 13 ni ukujya hejuru hashoboka. Niba ahantu uri cyangwa se uba hataringaniye, wajya mu gace gasa naho kari hejuru. Aricyo kimwe no mu gihe uri hafi y'inyubako ndende, wazamuka ahagana hejuru kuko ariho rezo igenda yiyongera. Icya 14 ni byiza ko ibintu ufite mu nzu byahagarika rezo wabishyira mu nguni, nk'amafirigo, utubati, amavaze n'ibindi. Icya nyuma, igihe abantu bose muri kumwe bafite rezo we ukaba ntayo ufite, wakegera umutekinisiye akaba yakurebera niba antene y'imbere muri telefone nta kibazo ifite. Mwakoze kubana natwe, video yacu ni hano irangiriye. Niba wayikunze kanda like, niba ushaka kuzabona izindi mu gihe kizaza ukande subscribe. Kuri iyi channel kandi tugufitiye izindi video nk'izi zagufasha, nazo ntugende utazirebye.